Halo, halo, mwaramutse mwese abandi mwiriwe kuko abantu baherereye mu mpande zitandukanye, hari aho bwije hari aho bukeye. Rero turabaramukije mwese kandi tubifurije amahoro y'Imana mu byanyu no mu banyu no mu ngo zanyu mwese. Uyu munsi ntabwo twaje kugira icyo tubabwira kirekire cyangwa se byinshi, ahubwo twaje kubabwira kuko tugize iminsi tutashira ibintu kuri YouTube kubera ikibazo cya tekinike cyo uploadinga, ariko tuzobibashirira hejuru ntimugire ikibazo. Abakunzi bacu nibo mbwira mwese, ndetse n'abatari abakunzi bacu turabiyegereje kugira ngo muze mu abakunzi bacu, turabakeneye. Rero uyu munsi wa none twari tugira ngo tubifurize ibihe byiza, tubifurize amahoro y'Imana. Ni ukuri nimba hari abarwayi ejo bazakira cyangwa ejo bundi bazari bazima, kuko ibihe nibyo bigenda bihinduranya. Ntawizanira ibihe bibi kandi ntawizanira ibihe byiza, kuko twese twaremwe mu shusho y'Imana. Imana iradukunda, ntawe yifuriza ibibi kandi ntawe igenera ibibi, uretse ku bihe aribyo bigenda bibadirishanya gusa. Uyu munsi ukaba uri mwiza kuri wowe, ejo ukaba uri mubi ku wundi, ariko zose tubikesha Imana, kandi uje umenya ko Imana ariyo ifite byose mu kiganza cyayo. Ni ukuri ibyo byose bikugezeho, uze usaba Imana uyibwire ngo ndashaka kugira ibihe byiza, kuko ibihe byose Imana niyo ibigenga, kandi ibihe byose Imana niyo ibifite mu kiganza cyabyo, kuko twamaze kubivuga. Rero uyu munsi tunawatakia heri na baraka mu byo mutunze n'ibyo mukora byose. Ni ukuri turabashimiye kandi dukomeje kubizeza, kuko tuzakomeza kubagezaho ibindi bintu byiza, ndetse tubabikiye byiza cyane, kuko tugize iminsi tutabibashira kuri YouTube kubera impamvu twababwiye. Rero uyu munsi wa none turabibutsa ko ejo tuzobibashiriraho, kandi mugakomeza kugubwa neza. Mugire ibihe byiza kandi mugire amahoro y'Imana mu ngo zanyu mwese, n'utuzi mukora n'ibyo mukora, mugire umugisha wa Yesu. Mwari kumwe na je Muhoza Christian kuri MTV yacu. Bye bye.